Yesu Kristo nashimwe cyane, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Njye ubasuhuza nitwa Evangeliste Misago Alfredi. Ndi umugabo, mfite umuryango, mfite umudamu ndetse n'abana batatu. Abantu bakunze kwibaza uti se usengera he, ukorera umurimo he? Ariko aho umuntu asengera ntiyahavuga ngo harangize, kuko umuntu asengera henshi, kandi buriya n'umurimo tuwukorera henshi hatandukanye. Cyakora wenda twavuga aho umuntu abarurirwa mu buryo bw'ibitabo by'itorero cyangwa se idini. Ni mu itorero rimwe rya ADEPR hano mu Rwanda. Nejejwe n'Imana rero mu mutima wanjye kubana namwe muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, umwanya mwiza, umwanya Imana ibiduhaye kugira ngo tuganire nayo binyuze mu byanditswe byera, tubifashijwemo ndetse n'umwuka wera w'Imana, kuko inyama n'amaraso ntabwo byabasha gusobanura ibi, ariko umwuka wera w'Imana abasha kudufasha kandi tugasobanukirwa. Munyemerere rero dusome ijambo ry'Imana, noneho dukomeze tuganira. Mu gusoma rero turifashisha ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, ni igice cya 7. Ni Matayo wabwanditse, ariko ni Yesu Kristo wavuze aya magambo. 7:7 ni Matayo 7:7, niko bakunze kuvuga ngo Matayo 7:7. Musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa, kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, n'ukomanga akingurirwa. Twakihuta tukareba no muri Yakobo 4:3. Yakobo igice cya 4 umurongo waho wa 3, nawe hari icyo yavuze ku cyerekeranye no gusaba. Yakobo we yagize ati, murasaba ntimuhabwe, kuko musaba nabi, mushaka kubyayishira ryanyu ribi. Reka dusoreze mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana. Ni mu nzandiko za Yohana, ni urwandiko rwa mbere, ni igice cya 5 umurongo w'14 n'uwa 15. Haragira hati, iki nicyo kidutera gutinyuka imbere ye, ni uko atwumva iyo dusabye ikintu nk'uko ashaka, kandi ubwo tuzi ko yumva icyo dusabye cyose, tuzi n'uko duhawe ibyo tumusabye. Nibi byanditswe tugiye kwifashisha, nubwo Bibiliya ibamo ibitabo byinshi ikagira amaverise menshi, ariko munyemerere twifashishe bino byanditswe muri uyu mwanya. Iri ni isomo tugiye kwiga. Nigise isomo kuko n'ukwiga naritandukanije cyane n'ikibwiriza, ahubwo narifashe nk'isomo cyangwa se inyigisho. Nanifuza ko umuntu yakurikira neza akabasha gusobanukirwa. Isomo rero tugiye kwiga muri iyi nyigisho tutari bunarangize ubu, tuzasubukura akanakita ngo ni agace ka mbere duhereyeho, tukazakomeza n'akandi gace tukarikomeza. Ni isomo rivuga ngo gusenga guhuje no gushaka kw'Imana. Gusenga guhuje no gushaka kw'Imana. Iri somo rero, iyi topic cyangwa se iyi sije, iyi nsanganyamatsiko, iyi ntego ivuye muri ibi byanditswe dusomye aha muri Matayo 7:7, aho Yesu yagize ati, musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa, kuko usabye ahabwa, n'ushaka abona, n'ukomanza akingurirwa. Ayo ni amagambo yumvikana, umuntu wese abasha kumva akavuga uti okay, Yesu se ntiyavuze ngo dusabe tuzahabwa? Tugomba gusaba tugahabwa. Ariko kandi wamara kumva ibyavuzwe na Yakobo, ugahita wumva hajemo diferanse ho gatoya. Yakobo yagize ati, turasaba ntiduhabwe. Byumvikane ko nyuma y'ukuri kwa Kristo kuko tugomba gusaba tugahabwa, nyuma byaje kugaragara ko abantu basaba ntibahabwe, none ngo kuko basaba nabi. Ubwo byumvikane ko Kristo nanone nawe abo yavugaga ko bagomba gusaba bagahabwa, byumvikane ko n'abantu basaba neza, kuko ntabwo Yakobo aje avuguruza Kristo, ahubwo Yakobo aje agaragaza ukuri ko gusaba n'uburyo abantu basaba nabi bigatuma badahabwa, kandi itegeko ibwiriza ry'umwami wacu n'icyizere yaremye mu bantu ari uko bagomba guhabwa.
Aho rero niho umuntu ahita yibaza ati se none gusaba nabi byo ni gute, gusaba neza ni gute? Aha rero niho Yohana yahise ko azavugira ati ikidutera gutinyuka imbere ye nuko twumva iyo tumusabye ikintu nk'uko ashaka. Byumvikane ko kugira ngo Imana itwumve dusaba nuko tuyisaba ikintu nk'uko ishaka. Kandi na Yesu yaje kwigira imbere gato yarabivuga, wenda turenge muri 7, turenge 7 n'8, twigira imbere gato ya kuri 21. Ni muri bwa butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, ni igice cya 7. Duhere kuri turenge 7, turenge n'8, tujye imbere gato kuri 21. Yagize ati, abahora bampamagara bati mwami mwami, siko bose bazambona, keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Urumva se Yesu Kristo aya magambo atayahuriyeho nayo Yohana yavuze? Ariko Yohana nanone ubwo yaje ashimangira ukuri kw'ivyo Yesu yari yivugiye. Yesu yavuze ko abantu babasha kumvirwa n'Imana bakanabona Imana ni abantu bakora ibintu nk'uko Data wo mu ijuru abishaka. Yohana nawe rero aje agira ati igituma dutinyuka imbere ye nuko Imana itwumva iyo tuyisabye ikintu ariko nk'uko ibishaka. Aha rero niho twahise dukura intego igira iti gusenga guhuje no gushaka kw'Imana. Ese gusenga guhuje no gushaka kw'Imana ni ukuhe? Umuntu yasengamo Imana ikamwumva. Niyo nyigisho tugiye kuganira muri iyi minsi Imana iduhaye. Mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Abantu benshi bumva ko gusenga ari ugusenga, ari naho havuye imvugo ivuga ngo nta sengesho ry'umunyagara ribaho. Ibi nge mbifata nk'ikinyoma kuvuga ko nta sengesho ry'umunyagara ribaho. Nyamara iyo ugenzuye ukareba usanga amasengesho menshi abantu basenga ahinduka iminyagara. Ahinduka iminyagara niyo menshi ugereranije nagira agaciro imbere y'Imana. Mu by'ukuri niba hariho isomo abitwa ko bayobotse inzira y'iyobokamana bakwiriye kwiga, ni isomo ryo gusenga. Kuko gusenga biravuna. Bantu b'Imana turi kumwe muri uyu mwanya mu ijambo ry'Imana, navuga nti umuntu utazi imvune yo gusenga ni umuntu utarigeze asenga cyangwa udasenga. Buriya muzi ko gusenga bivuna? Gusenga biravuna. Uzi ko nagenzuye nsanga mu mirimo yose iba mu itorero, umurimo abantu batinya kuruta iyindi ari ugusenga. Ushobora kubwira abantu bitange amafaranga runaka bubaka urusengero, uyafite akayatanga rwose nta kibazo, wakaka umuntu itura akariguha. Ariko kumubwira ngo fata iminsi 3, fata iminsi 4, twateguye 2, twateguye iminsi 3, twateguye iminsi 4, nimuze dusenga Imana. Ni nko kubatera inkota mu mutima. Benshi baba bumva ari nk'icyumu banyujije mu mara. Masengesho aravuna. Maze abenshi nabihaye ngo barayasenze bavyemeye, bayica bagezemo hagati. Ubwo ndavuga mwe yo kwiyiriza, bayica bagezemo hagati. Wateguye 4 arya ku munsi wa 2, wateguye 3 arya ku wa 2, wateguye 2 akarya ku wa mbere. Nuko nta bugenzuzi bujya bubaho. Abenshi bajya bafatwa bashinjwa ko bisha amasengesho. Kuba gusenga byavuna umuntu ariko akabona umusaruro w'ayo masengesho, akabona ibyo yasengeraga ntacyo bitwaye. Ikibabaje rero ni ukuvunika nk'uko nguko, ariko ukaza gusanga umuntu yanavunikiye ubusa. Niyo mpamvu gusenga byagahindutse isomo rikomeye ryigwa umuntu wese akamenya gusenga. Ese ugira ngo nitwe twenyine twaba tugize icyifuzo cy'uko dushaka kumenya gusenga? Byatangiye kera. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka mu gice k'11 umurongo wa mbere. Iki ni icyifuzo cy'abigishwa. Bagize ati utwigishe gusenga nk'uko Yohana yajyaga abyigisha abigishwa be. Ababigishwa ba Yesu Kristo bangaga kuzagendera mu kigare, bakazavunika basenga ariko ntibumvirwe, bahitamo kwisabira Kristo ngo abigishe gusenga nk'uko Yohana nawe
yajyaga abyigisha abigishwa be. Gusenga birigwa, si ugupfa guhubagura amagambo. Yesu Kristo rero yarabumviye ahashyira mu bikorwa icyifuzo cyabo abigisha gusenga. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ni igice cya 6 n'umurongo waho wa 5 kugera kuri 14 niho yabigishije uburyo bwiza buboneye bwo gusenga umuntu yasengamo kandi Imana ikamwumva. Bana b'Imana, gusenga birigwa. Niyo mpamvu muri iyi nyigisho twabateguriye amasengesho ahuje no gushaka kw'Imana yariyo, ngo bifashe buri wese kujya yitwararika mu gihe asenga. Munyemerere muri aka gace ka mbere duhere ku isengesho rimwe rihuje no gushaka kw'Imana, tuzakomeza tuvuga n'andi masengesho. Iri sengesho duhereyeho ni isengesho rimeze rite? Ni isengesho twise ngo gusenga ufite umutima uboneye. Gusenga ufite umutima uboneye. Uku gusenga uwitwa Dawidi yakwise ngo ni ugusenga umuntu yambaye ibyera. Ni muri Zaburi ya 29 umurongo wa 2 n'ira 96 umurongo w'9 twahasoma. Izi Zaburi ziragira ziti: 29:2 mwatira Uwiteka ko izina rye rifite icyubahiro, musenga Uwiteka mwambaye ibyera. 96 umurongo waho w'9 naho hagira hati: musenga Uwiteka mwambaye ibyera, mwaba ari mwisi mwe mwese mwe muhindire umushyitsi imbere ye. Ibi byanditswe biratugaragariza uburyo abantu bakabaye basenga Uwiteka mu gihe bagifite icyo bashaka kumusaba. Bakabaye basenga bambaye ibyera cyangwa se bafite umutima uboneye. Ubwo duhereye kuri iri sengesho rivuga ngo gusenga guhuje n'uko Imana ishaka ni ugusenga umuntu afite umutima uboneye. Kubera iki iri bwiriza rigomba kugenga umuntu ushaka gusenga? Icya mbere, kwanga ko isengesho rye ryahinduka ikizira. Kwanga ko isengesho rye ryahinduka ikizira. Igitabo cy'Imigani igice cya 15 umurongo 8: igitambo cy'umunyabyaha ni ikizira ku Uwiteka, ariko gusenga k'umukiranutsi kuramunezeza. Aha niho Pawulo yahereye atanga inama ko ushaka kuvuga izina ry'Uwiteka yabanza akava mu bidatunganye. Urwo ni urwandiko rwa 2 rwa Timoteyo yandikiye Timoteyo ni igice cya 2 kandi umurongo waho n'uw'19. Ati: ushaka kuvuga izina ry'Uwiteka nibyo koko, urufatiro rw'Imana ruracyahagaze, rwanditseho abantu nk'ikimenyetso ngo Uwiteka azabe, ariko ngo ushaka kuvuga izina ry'Uwiteka nabanza ave mu bidatunganye. Bana b'Imana, gusenga guhuje n'uko Imana ishaka kwakabaye ari ugusenga kurangwa no kuba umuntu uri musenga afite umutima uboneye. Ngiyi impamvu ya mbere iri bwiriza ririho ku muntu wese wegera Imana ayishaka. Kabiri, kwanga ko wavunika usenga nyuma ukaza gusanga waruhiye ubusa. Kwanga ko wavunika usenga nyuma ukaza gusanga waruhiye ubusa. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ni igice cy'9 umurongo wa 31. Mu buhamya bwatanzwe n'uwo Yesu Kristo yari amaze guhumura, bafashe umwanya wo gushaka kumwereka ko uwamuhumuye atari umwana w'Imana, atari umukozi w'Imana. Bashingiye ku mategeko yabo y'isabato, bavuga bati uwo muntu ugukijije kuri iyi sabato akakubwira kukikorera ibintu ku isabato, nta kabuza uwo muntu ntabwo ari umukozi w'Imana. Uyu mugabo niba ari umugabo, niba ari umusore, nubwo atarebaga ariko hari amakuru yumvaga, yari afite amatwi yumva. Dore ko no mu gihe Yesu yabahumuraga bumvaga anyuzeho bakahamagara bati Yesu mwene Dawidi tubabarire. Bamenyaga ko anyuzeho. Yari afite amatwi.
mu matwi rero amatwi ye yari yariyumviye neza ko Imana itumva abanyabyaha. N'aya magambo rero yasubije muri 9:31 muri Yohana arababwira uti murabizi ibyo mwumvira ntabwo nshobora kubyiyumvisha, nta nubwo nanabyemera. Kunyumvisha ko ari umupagani Imana ikaba yamwumviye kugera ku rwego mpumuka, ntabwo mbyemera. Icya mbere kimwe, tuzi yuko Imana itumva abanyabyaha. Igihe tumaze mu mateka mu bitabo uko byanditswe, amakuru mfite ayo nimenyeye, tuzi yuko Imana itumva abanyabyaha, ariko ukiranuka agakora ibyo ishaka, uwo nguwo Imana iramwumva. Uyu muntu aya makuru yari yarayamenye gute? Yari yarayamenye he? Yari yarayamenyeye he? Aya makuru yari yanditse n'ukuri, dore uko yari yaranditswe. Zaburi ya 50:16. Zaburi ya 50:16 niho hatangira hagira hati, ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti wiruhiriza iki? Ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti wiruhiriza iki? Shyira amagambo yanjye mu kanwa kawe. Wiruhiriza iki? Iyi ni imvugo yari yanditswe mu byanditswe, yuko umuntu w'umunyabyaha mu gihe cyose yaba ari imbere y'Imana ahindanye, ibikorwa bye byose byangana no kwiruhiriza ubusa. Nashaka asenga y'iminsi 50 ari kwiruhiriza ubusa. Nashaka byina ibirenge bishya, inyuma ye hari ijwi rimubwira uti ariko ubundi uri kwiruhiriza iki? Icyo gitambo ndacyemera. Nashaka atange n'ibyo atunze, hari ijwi riri kumubwira riti uri kwiruhiriza iki? Nashaka atanga ibimeze bite, wenda menisagira ati, hari ijwi rimubwira iti uri kwirihiriza iki? Nashaka yubaka amasinagogi agire gute, haba hari ijwi rikumbwira uti ariko uri kwiruhiriza iki? Wabanje ukava mu bidatunganye. Aha twakibaza tuti, ese hari ingero zaba zihari z'abantu koko baba baragaragaye basengana iyo mitima yanduye, bikaza kurangira rezilita zibaye mbi, babwiwe ko biruhirije ubusa? Uko ni ukuri rwose barahari. Fata Yesaya igice cya mbere uhere ku murongo waho w'10 kugera 15. Imana yiyamye abantu irababwira ati ariko ubundi mwebwe muza kundibatira inzu mba nabibabwiye? Iyo muza kushengera n'ibitambo n'ibiki ngo muje kuntambira, ngiye ibitambo bivanze n'ibyaha simbishaka. Reba abantu bahimbawe basendereje bajya kumva ubuhanuzi, umuntu arahanuye ati mwumva uko Uwiteka avugana namwe, amen. Abantu rero basenze baba biteze kumva imvugo nziza y'Imana, ajya kumva ati ndababwiye kuza kundibatira inzu, njye nababwiye ko muza kunshengerera. Mbega ubuhanuzi nakita ngo n'ubw'incantege ku matwi ya benshi, ariko niko kuri. Yesaya 58, Yesaya 5:8, idini itaryarya niyo Uwiteka ashima. Aba barasenze. Umurongo wa 3, ndetse barabaza bati niki gituma twiriza ubusa ntubyiteho, niki gituma twibabaza ukabyirengagiza? Umva n'ukuri. Abase mugira ngo Imana koko ntiyari yabaretse itesha agaciro amasengesho yabo? Yaje kubabwira ngo iki? 5:9. Erega ugutwi kwanjye ndi kwapfuye ngo nanirwe kumva, n'ukuboko kwanjye ndi kwaheze ngo nanirwe gukora. Ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwatumye mbima amaso ndabareka. Aho Imana ibabwiza ukuri kose ko gukiranirwa kwabo no gusenga kwabo banduye aricyo cyatumye ibareka. Gusenga guhuje n'uko Imana ishaka kwakabaye kuyobowe no kuba umuntu afite umutima uboneye. Ubu buhanuzi no mu gitabo cy'umuhanuzi Amosi muzahabona aya magambo, igice cya 5:21 kugera 24. Nanone Imana yiyamye abantu ibabwira uti ibyo birori ariko muba muri kunkorera njye ndabikeneye, mufite ibyaha no gukiranirwa, inshuti yanyu nteze amatwi muri uyu mwanya. Imana irashaka ko tuyisenga, ariko tukayisenga twambaye uzera, tukayisenga dukiranutse, tukayisenga tuboneye,
dufite imitima mizima itaducira urubanza, twitandukanije n'icyaha ndetse n'igisa nacyo n'ikibi icyo ari cyo cyose, kugira ngo gusenga kwacu kubashe kumvirwa imbere y'Imana. Mwami Yesu abidushoboze. Hari ikiza cyo gusenga umuntu afite umutima uciye bugufi kandi uboneye, yambaye ibyera, agaragara yambaye ibyera imbere y'Imana. Dawidi yagize ati, Zaburi ya 51 umurongo w'19, ibitambo Imana ishima ni umutima umenetse, umutima umenetse ushenjaguye Mana ntuzawusuzugura. Urumva ko Imana yacu ntigisuzugura isengesho ry'umuntu ufite umutima umenetse ushenjaguwe. Yewe yaragize iti, nirya batagira shinge na rugero, Imana igira iryumva. Iyo usenga ufite umutima uboneye, biguha amahirwe y'uko isengesho ryawe uko riri buze kuba riri kose, Imana itaza kuza kurisuzugura. Ryaba iry'umunsi umwe, ryaba iry'amasaha, ryaba iry'iminota, Imana ntirisuzugura. Nanone kandi iyo umuntu asenga afite umutima utamucira urubanza, aba yifitiye icyizere cyose imbere y'Imana kandi aba afite gutinyuka. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana 3:21 haragira hati, imitima yacu nitaducira urubanza turatinyuka imbere y'Imana. Umuntu yakwibaza ati, ko ubuzima bw'umuntu bugizwe no gucumura kwa buri mwanya, umuntu nk'uwo Imana ikeneye yava he? Mu by'ukuri ntaho Bibiliya ivuga ko tutacumura, kuko turacyari ku isi. Ahubwo icyo idusaba ni ukwimenyaho intege nke zacu, tukayicira bugufi, tugacira Imana bugufi mbere yo kubumbura akanwa tuyiha ibyifuzo. Niyo mpamvu Bibiliya yagize iti, ni mbere yo kuvuga izina ry'Uwiteka banza uve. Ese urava mu bitari bihari? Nuko nyine wari ubifite, hari ibyo wari urimo, hari ibyo wari uri kugenderamo, hari ibyo wagendeyemo, banza ubivemo, banza ubisohokemo. Inzira yo kubisohokamo se ugira ngo ni ndende? Umva uko uyu nguyu yabisohotsemo. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka, ni igice c'18, dusoma umurongo waho w'10 tugere kuri 14. Abantu babiri bazamutse bajya ku rusengero gusenga. Umwe yari umufarisayo, undi ari umukoresha w'ikoro. Umufarisayo arahagarara asengera mu mutima we ati, Mana ndagushimiye yuko ntameze nk'abandi b'abanyazi n'abakiranirwa, abasambanyi, cyangwa ndetse n'uyu mukoresha w'ikoro. Mu minsi 7 hose niyiriza ubusa 2, tanga 1 mu 10 mu byo nungutse byose. Naho uwo mukoresha w'ikoro ahagarara kure, ntiyahangara no kubura amaso ngo arebe mu ijuru, ahubwo yikubita mu gituza ati, Mana umbabarire kuko ndi umunyabyaha. Ndababwira yuko uwo muntu yamanutse agiwe ari butsindishirijwe kuruta wa wundi, kuko uyishyira hejuru azacishwa bugufi, ariko uwicisha bugufi azashyirwa hejuru. Urumva hari ibintu byinshi uyu mukoresha w'ikora asabwe kugira ngo ababarirwe imbere y'Imana. Bibiliya yagize iti, ntiyahangara no kubura amaso, yikubita mu gituza, umbabarire kuko ndi umunyabyaha. Ayiwe, ubu noneho yemerewe kuvuga, yemerewe kubwira Imana, yemerewe guhamagara. Aje muri bongo noneho hamagara, hari uwakumva. Yobu yagize ati, mvuga uko Yobu yanditse. Yobu igice ka 11, amagambo yavuzwe n'uyu nguyu witwa Zofari. Umurongo wa 13, nuboneza umutima wawe ukayitegera amaboko, niba hari ikibi mu kuboko kwawe ugite kure, kandi we kwemera ko gukiranirwa kuba mu rugo rwawe. Ni ukuri, niho uzubura amaso yawe udafite ikizinga, uzakomera kandi ntabwo uzatinya, kuko uzibagirwa umubabaro wawe, uzawibuka nk'amazi amaze gutemba.
kandi ubugingo bwawe buzabarabagirana kurusha amanywa y'ihangu, naho haba umwijima hazatambika umuseke, kandi uzaba amahoro kuko hariho ibyiringiro. Ni ukuri uzakebuka ibigukikije wiruhukire mu mahoro, uzaryama he kugira ugutera ubwoba. Ni ukuri benshi bazaguhakwaho, ariko amaso y'abanyabyaha aziheba, kandi ntibazabona aho guhungira. N'ibyiringiro byabo bizaba guheza umwuka, n'ibyiringiro byabo bizaba guheza umwuka. Ibyiringiro by'umuntu iyo bibaye guheza umwuka, mu kinyarwanda turavuga ngo ni icyizere cyaraje amasinde. Icyizere cyaraje amasinde. Yari yiringiye ibintu byarangiye bihindutse zero, ariko ngo nuboneza umutima wawe, ni ukuri ngo ukayitegera amaboko, ngo ntukundire ikibi ngo ko kiguma mu rugo rwawe, nibwo uzubura amaso ukabwira Uhoraho. Igice cy'umunani aha muri Yobu, umurongo waho wa 5, nushaka n'Imana umwete ukiringira ishobora byose, iyo aba waruboneye kandi ugakiranuka, ni ukuri byatuma iguhugukira, igatuma ishyira ihirwe mu kibanza cyawe hakiranutse. Nubwo itangira ryawe ryaba ari rito, ariko amaherezo yawe wakunguka cyane. Umuririmbyi umwe ndumva ari uwa 60 waririmbye avuga ngo mu gihe cyo gusenga, avuga ukuntu amasengesho yacu ngo azamuka akagera kure kure akarenga n'inyenyeri. 62 mu ndirimbo z'agakiza mu bitabo by'abapandekote by'abarokore. Ageze ku gitero cya 3 yaravuze ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Ariko uzi gusenga Imana, kandi ntitwibagirwa yuko ahantu hose tujya hose yuko gusenga kwacu kugera ku Mana. Ngo ndetse n'umwana muto, ngo namabwira ngo uzi gusenga. Kumenya gusenga ntibisaba ubuhangange, ntibisaba imyaka myinshi, ntibisaba titire. Umuntu ashobora kugira titire ko akaba ari umuswa mu gusenga, mushaka ko umuntu mukuru akaba ari umuswa mu gusenga, ariko niyo yaba ari umwana muto ariko akaba azi gusenga, agasenga bihuje n'uko Imana ishaka, biravuga ngo ntabwo azagira ubwoba, ahubwo azafashwa no gusenga. Ndabifuriza kubaho mu buzima gusenga bihuje n'uko Imana ishaka, harimo gusenga dufite imitima mizima itaducira urubanza. Icyo Bibiliya yise ngo ni ugusenga twambaye ibyera. Iyo dusenga twambaye ibyera biturinda ko Satani yaturega ibirego, kuko iyo dusenga nibizinga tugasengana gukiranirwa, ibirego biba ari byinshi. Dayimoni baraturega, Satani umurezi wacu abaturega, hadutunga intoki. Apa yasa arasenga iki? Azenga ejo ntiyarwanye. Apa arasenga iki? Senga ejo ntiyibye. Apa senga iki se? Munyamatika arasenga. Arasenga. Asenga ziki? Na kamera agira. Apa arasenga. Senga asenga iki? Uvuga ngo iyo umuntu asenga na gukiranirwa, ibirego biba ari byinshi, ibirego by'umwanzi biba ari byinshi. Muzasome muri Zekariya. Ni Zakariya n'umuhanuzi, ni Zekariya tu. Ni Zekariya nibyo, umuhanuzi Zekariya. Mu gitabo cy'umuhanuzi Zekariya mu gice cya 3 muzahabona inkuru z'umutambyi Yosuwa. Ubwo ari mu murimo haje kuboneka ikibazo gikomeye cyane. Satani yaje kumutera ijisho, kumunyuza mu ijisho, ngo abona ngo hari ugukiranirwa kumuriho, abona ngo hari ibidatunganye ku buzima bwe. Ahagurutse ikirego ahandi yavuze uti ndakutwara ahubwo ndakwereka. Ariko marayika w'Imana arahaba yokabyara baratabaye, afata Yosuwa amwambura umwambaro w'ibizingara, mwambika umwambaro, yaramubwira uti ngaho genda gukiranirwa kora kubabariwe.
ubu noneho wakora nta kibazo. Hari ibirego umwanzi aturega iteka ryose iyo abona turi imbere y'Imana twanduye dufite ibizinga. Hari ibirego muzasoma urwandiko rwa Yuda umurongo wawo w'9 nta bice rugira. Hari ibirego iyo wamaze kuva mu bidatunganye, iyo wamaze kwitandukanya n'ibidatunganye, bikurinda kuregwa n'uyu mubisha. Imana itugire neza cyane. Munyemerere tugana ku musozo w'aka gace ka mbere k'inyigisho turimo tuganira ivuga ngo gusenga guhuje n'uko Imana ishaka. Ni ugusenga umuntu asabwa gusenga ariko afite umutima utari kumucira urubanza. Mu gusoza rero aka gace hari icyitonderwa. Hari abantu baba bararenze urwego rwo kuba imitima yabacira urubanza mu gihe bakoze ikosa. Bashobora no kwihumuriza bakavuga bati maze twebwe tuba twumva umutima utaducira urubanza. Aha nshatse kuvuga ko abantu bose bakoze ikosa siko imitima ibacira urubanza. Umuntu umutima ucira urubanza yakoze ikosa ni umuntu utarangirika, ni umuntu ugifite matsiyeri zose zimwubatse mu buryo bw'umwuka, zose yo zikirimo umutima umucira urubanza. Ariko hari uwo navuga ngo nagereranya hari nk'ikinyabiziga kiba cyaramaze gupanuka, hari amakuru amwe n'amwe kiba kitakibasha gutanga. Ni ukuvuga ngo umuntu ugifite matsiyeri zose zimugize, uturemangingo twose tumugize mu buryo bw'umwuka, niwe ubasha kugira umutima umurya unamurega mu gihe yakoze ikosa cyangwa icyaha, bikaba bizanamufasha kumva ashaka kubanza kwikiranura n'Imana mbere y'uko agira icyo ayibwira. Ariko hari urwego rw'abantu baba baramaze kwangirika, ni abantu baba barasabwe n'Imana igihe kinini kuva mu buzima bubi ndetse no mu kureka imyitwarire mibi babamo, noneho bakamara igihe bereka Imana ko nta kintu ibyo bivuze iri kubabwira, ahubwo bagaforusa bakarushaho guhatiriza, bakarwana na wa mutima, bagahangana na wa mutima ubacira urubanza cyangwa ubarega. Hari abantu bahangana n'icyo bita umucamanza wa muntu wa mbere uhari ni umutima ndetse n'umwuka wera, kuko nibyo bitanga amakuru. Biravuga ngo bihuza amakuru bigahamanya natwe yuko turi abana b'Imana, turi bazima. Iyo rero hari igihe umuntu rero arwana nabyo agahangana nabyo igihe kinini. Noneho rero iyo uhanganye nabyo igihe kinini, ugenda uforusa, bakubwira bati banza uce bugufi, bati wapi nca bugufi iki, igihe kijya kigera bakakureka. Yeremiya 6:16, iyo bakubwiye bati ca hano, bati ntabwo mpaca, reka kugenda nabi, sinzabireka maze ndebe. Hari igihe kigera bakakureka. Iyo usomye Izahishuye 2:4-5, ubwo ni igice cya 2 umurongo wa 4 n'uwa 5, haba hari ijambo riba rivuga ngo kandi ushobora kureba nabi tukagutwara igitereko kitabaza. Hari ubwo umuntu rero bagenda bamwambura uturemangingo tumwe mu buryo bw'umwuka twari tumugize, akaba yagera ku rwego noneho asigarana umutima witwa kahebwe, uri mu Baroma 1 uhereye kuri 24. Uyu mutima rero witwa kahebwe, uyu nguyu ntujya utinya, nta nubwo ntujya urya nyirawo cyangwa ngo uhagarare muri nyirawo mu gihe yaba yakoze ikosa. Oya, ahubwo uyu ni umuntu uba ugeze ku rwego yumva yifitiye amahoro mu bihe byose. Nashaka abaroga, nashaka abe yiba, nashaka abasambana, ibihe byose aba yumva yifitiye amahoro. Ntiyatinya kujya mu murimo w'Imana kandi yakoze ibidega. Yasambana akajya kubwiriza, akajya kuririmba, yaririmbira ku nda yatwite mu buryo bw'amanyanga kugeza bikamenyekana ari uko abyaye cyangwa se yenda kuba imvutsi. Uyu yakiba kandi agakomeza agakora Imana, yateka imitwe kandi rwose akumva amahoro rwose. Ni furu. Yaba rero yaraye amahoro gusa agira muri ubu bubi bwe, ahubwo icyo gihe haba hari n'ubundi buryo bwo kuba Imana nayo yamwoherereza ibimushukashuka
nimusoma urwandiko rw'Abatesalonike rwa kabiri igice cya kabiri umurongo waho w'icumi kugera kuri 12, mugasoma na Yesaya 66 umurongo wa 4, muzasanga ko hari abantu Imana ihitamo kuboherereza ibashukashuka, kuko ubwo yabahamagaraga bayininiye banze kumva ngo bagarukire hafi. Aho rero niho umuntu ashobora kugera ku rwego noneho atangira kubana n'ihumure kandi mu by'ukuri agendera mu zaha. Ubundi umuntu nabona yatangiye guhura n'ibimuhumuriza kandi ari mubi, ajya amenya ngo agiye gupfa, ajya amenya ngo kamubayeho, kuko ubundi ukuri kwa Kristo igiti ari kiza n'imbuto zacyo bazite nziza, n'ibigiti ari kibi n'imbuto zacyo nizibe mbi. Ntabwo muri kwa Kristo ukuri kw'ijambo rya Kristo, ntabwo umuntu mubi bamwita mwiza, umwiza bamwite mubi. Igiti cyose kigomba kwitwa izina ryacyo. Nubona rero igiti kibi batangiye kugitwerera izina ryiza, nacyo kigaseka giti ndemewe, mujye mumenya ko uwo muntu kaba kamubayeho aba yenda gupfa. Nuko rero icyo mwe nabifuriza nshuti z'Imana, nuko mukomeza gutunga amatsiyeri zose, mukaba mufite uturemangingo twose tugize ubuzima bw'umuntu mu buryo bw'umwuka, mukaguma ku rwego rwiza rwo kumva umutima ubarya mu gihe mwahemutse, kandi mukumva ko mwagira amahoro ari uko mwitandukanije na cya kibi mwakoze, kandi mwamara kwitandukanya na cyo amahoro akagaruka, kandi amahoro yagaruka noneho mukaba mwemerewe guhamagara bakabumva, mugatabaza Imana nayo ikabatabara. Imana ibarinde kugera kuri ako gasozi twakita ngo ni agasozi kaba ari ako gushyeshyengwa, kugera ku rwego no mu masengesho bene uwo nguwo bashobora no kumubwira uti humura, umwami Imana ari kumwe nawe, ahubwo uzaguhagurukira azamuhagurukira, hagire n'uzagutunga agatoki Imana abonane nayo. Icyo gihe rero kiba ari igihe kigoye, kiba ari igihe gikomeye, kiba ari igihe kiruhije, kiba ari igihe twavuga ngo uyu muntu aba ari mu murongo utukura, biba bigoye cyane, aba asa naho ari mu manegeka, nka za nzu zubatse mu manegeka tujya twumva. Imana rero ibafashe, Imana ibagirire neza. Turi ku isomo rivuga ngo gusenga guhuje nuko Imana ishaka. Uyu munsi twize isengesho muri aka gace ka mbere rivuga ngo ni ugusenga umuntu afite umutima muzima utamucira urubanza, ni ugusenga umuntu afite umutima uboneye, ni ugusenga umuntu yambaye ibyera. Twaca bugufi tugasenga Imana, Mwuka Wera akadufasha akatwigisha gusenga bihuje nuko Imana ishaka, mu rwego rwo kwirinda kuvunikira ubusa mu gihe turimo turasenga, ugasanga twasaraye nyamara nta musaruro biri butange. Hari abantu bagira ngo wenda gusenga umuntu akanogoka ari byo biri buze gukora ku mutima w'Imana, kugeza ubwo umuntu aba atagifite n'umwuka uva mu kanwa, kugeza ubwo usuhuza umuntu ukamubwira uti se bitati ni byiza, amakuru se ni meza, wabaye iki se nyamazamwe iminsi, ukibaza se uyu muntu umwuka utava mu kanwa. Ntabwo rero ibyo ari byo bikora ku mutima w'Imana, ahubwo icyakora ku mutima w'Imana ni uko umuntu yaba yabikoze bihuje n'uko Imana ishaka. Cira bugufi Imana, aho wasengaga nawe ubwira Imana ngo umbabarire gusenga nabi. Yakobo yavuze ngo turasaba ntiduhabwe kuko dusaba nabi. Ijambo ryawe ni ryiza kandi ni rizima, ni iryera. Iyo turyumvishije hari aho ridukura, hari n'ahandi ritugeza. Habwa icyubahiro. Turimo turiga gusenga bihuje n'uko ushaka. Birashoboka ko hari abasengaga binyuranyije cyane n'uko ushaka. Babarira umuntu wese wasengaga binyuranyije n'uko ushaka, utwigishe gusenga uko bikwiriye. Umuntu wese ugize icyifuzo cy'uko wamwigisha gusenga uko bikwiriye, umugirire ibambe, umwigishe. Mwuka Wera mugenderere. Mwuka Wera namusure amwigisha igikwiriye. Urakoze, turagushimiye. Abari bagiye kugera ku gasozi bahinduka kahebwe, ubababarire bagarukire hafi, kuko kare agasozi kaba ari kabi, agasozi umuntu ageraho akaba yakora ibibi umutima ntumurye, akaba yababaza mugenzi w'umutima ntumurye. Uyu muntu aba ameze nk'igisimba, aba ameze nk'inyamaswa. Pawulo yaravuze ngo baba bafite imitima imeze nk'inguge zimenetse. Petero aravuga ngo baba basigaye bameze nk'inyamaswa. Abantu ni ibisimba barya abantu aba, kuko baba barakuwemo piyese ibaha kubana n'abantu amahoro. Twigishe gusenga uko bikwiriye mu izina rya Yesu, amen. Ni Evangeliste Misaga Ruferedi mwari muri kumwe. Ndabashimiye cyane, Imana ibaha umugisha. Iyo umuntu akeneye kugira icyo ansobanuza ku nyigisho,
afite icyo yaba atumvishije, ndaboneka kuri 0784524247, 0784524247. Amahoro ya Kristo nabane namwe. Imana y'amahoro nibishimire, mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Shalom, ndabakunda, mukomere cyane bana b'Imana, bwoko bw'Imana. Imana nibakomeze, Imana nibambika imbaraga,